cyangwa se kwa kundi umuntu yuzura umwuka akiterera hejuru akiterera kandi ikintu ugomba kumenya aba bantu baba batijwe sibye bano bana baba bari batoye bano bantu baba batijwe baba bamaze iminsi wenda bakurikirana inyigisho no kwigishwa amahame y'itorero ariko benshi baba bavuye mu byaha baba batarakomera pasiteri nawe agiye kumubatiza rero agafata ikiganza agakubita hano hari igihe y'amashanyarazi atangira kuzamuka no kuvuga ngo abagore ngo oya bari baratinze ADPR ahubwo barakoze cyane dushimira umuyobozi wa ADPR yaragikoze kiriya rwose ni vi Bwana Ndayizeye Isaie aho uri rwose turagushimiye ku gikorwa aho Reverend senior pastor senior pastor rwose ku gikorwa mwatekereje itorero rya ADPR mugasanga abadame barakwiriye kwinjira mu nshingano za gishumba iki kintu turakibashimiye cyane ubwo abakunzi bacu ngira ngo mwarabibonye kandi ni iby'igiciro cyane kuba mudukurikira mukaduha agaciro natwe turabakunda abantu bacu banze bifuze Noheli nziza Noheli nziza ariko Noheli ari umushumba weretse kutubwira ngo Noheli si ukwambara Noheli si ukurya Noheli ni urukundo Noheli ni ukubabarira kuko Yesu yaje ari urukundo aza ari n'imbabazi bivuze ngo nahise niyongerera akanya navuga ngo niba wariye ibiryo niba ufite ibyo kurya ibiro bibiri kimwe gihuta gifite mwivuga ngo twariye ngo twanyoye mwibuke bari abantu batabifite kuko Yesu yaje ari urukundo navukira mu mutima wawe uruzura urukundo wuzura imbabazi bishatse kuvuga ngo abantu bumva ko kuri Noheli ari inyama mu kwambara neza ntabwo ari cyo kigambiriwe ntabwo ari byo bibuke urukundo n'imbabazi za Yesu Kristo zivukire muri we ubwo aho ngaho karagaciyemo turi muri introduction y'ikiganiro cyacu abakunzi bacu tubahishiye byinshi ngira ngo niba ari ubwa mbere wagera kuri iyi miyoboro banza kandi subscribe kugira ngo utaza kwibagirwa kuryoherwa n'ikiganiro ukibagirwa noneho kugira ngo nanone ujye ubona ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi turi kumwe nande imbere ya kamera Didas turirimba ariko wabonye ko nafunguye channel yitwa Didas turirimba ntabwo nayibonye turaza kuyipininga buriya iyo linki anayisura turashaka gukora cyane muri uyu mwaka utangiye warangiye barajya abantu bifuje kumva neza nta uvumu w'Imana itavumye ntabwo ubizi ngenda ndashaka kuzazana Bibiliya nkabwira abantu ko nta uvumu w'Imana itavumye buriya iyo umuntu akuvumye bikemera ntabwo ari ukuvumye ahubwo ni plan y'Imana ibisohoye ariko none ikamunyuraho nubwo umuntu yamvuma njyewe yakuvuma atariko ntabwo yamvuma mbese ujya kuvuka umuntu yari ahari yabigizemo uruhare kamine mbanje kwihanganisha abantu bagize ibibazo bitandukanye mvuye hariya kwa muganga hariya kuri hopitali ya Ruhengeri cyangwa se y'akarere ka Musanze yenda abatahazi ndahageze hari umurwayi ngiye gusura nyine nkuko uvuze uti Noheli ni ukwishimana n'abishimye ariko n'abababaye nabo tukabageraho tukabasanga nsanze abantu bakomeretse benshi bagiye banywa akayoga bakarenza urugero kandi polisi iratubwira ngo tunywe mu rugero hari n'umvisha ari guhamagara kuri TV1 ariko bwa Kenzo nibwo ntangiye kuzinywa kandi yari yasinze kabisa ugasanga umuntu amafaranga yo guhahira urugo yose arayanyoye mwibuke ko ku itariki niba ari 5 itangira ry'amashuri regereje mw'abantu munywe nkeya n'ubuzima burakomeza umunsi umwe ntugatume usesagura ngo umare iby'icyumweru cyangwa ukwezi abantu bavunitse abandi bakomeretse abandi barwanye abagabo birukanye abagore urumva iyo ni Noheli icyo natangiye ni ukuvuga ngo Noheli ni urukundo Noheli ni imbabazi Noheli ni urukundo ni imbabazi ni ugusangira n'abakene ni ukwambika abakene n'ibindi bisa n'ibyo ikiganiro cyacu uyu munsi
ndashaka gushima itorero rya ADPR. Urishima igize? Itorero rya ADPR ni umubyeyi. Ni umubyeyi nyine kuko ryaratureze turikuriyemo. Tugiye no kuri saziramo. Yego. Rero umubyeyi ntabwo nabihakana. Ni ukuvuga ngo ubundi baravuga ngo umuntu agira ababyeyi batatu. Hari umubyeyi w'amaraso, hari igihugu wavukiyemo, uwo mubyeyi yakubyariyemo, n'itorero. Abo ni ababyeyi batatu umuntu agira. Uriya ni umubyeyi, ariko njyewe icyo nemera ni ababyeyi babiri. Nemera umubyeyi wakubyaye mu nda, nkemera ni batatu ahubwo. Umubyeyi igihugu, yego, aho turahuza. Nkongera nkemera umubyeyi wakureze, kuko umuntu ashobora kukubyara ntakurere, cyangwa akakubyara akitaba Imana, akagira ukubera umubyeyi, akakubera umubyeyi. Yego, ariko iby'itorero byo ni hahandi bavuga ngo n'uruburaburizo nyine. Itorero ryaza mu mubyeyi, kuko hari imirongo baguha ukayigenderaho ikaguha uburere. Ahubwo itorero ubwo ryaba ari umurezi. Reka tubitware gutyo, ntacyo bitwaye. So ADPR rero ngira ngo wumvise ko yamaze gushyira mu nshingano abapastori cyangwa se abashumba bashyashya. Ibintu byari byitezwe mu gihe kitari gitoya. Byaravuzwe cyane. Byaravuzwe ko bagiye kwimika abapasiteri benshi, kandi barabivuze kandi byarakozwe. Ahubwo wowe ndabona wagira ngo nta makuru ufite, kandi ibintu byarakozwe, byari bishyushye. Ngewe nageze hamwe mu byabereye. Umupasiteri ni igitangaza. Ni ikintu cyoroshye. Uzi igihe bahereye babimika? Ariko sha nabonye none umuhango uri special kabisa. Ngiye nageze kuri ADPR Muhoza, hari kwa kabiri Lovenkombi. Bimika abapasiteri? Yego, narahageze. Basengera abapasitori cyangwa se bimitse n'abashumba, ariko basigaye bayita abashumba cyangwa se abapasitori 27. Urembo rwa Gicumbi naho bari bahetse gusengera abagera mu hejuru ya 40. None se inkuru nuko bimitse abapasiteri? Oya, nje nzanwe no gushima itorero rya ADPR. None se ibisanzwe ntasanzwe babimika? Harimo agashya. Mbwira. Abantu mudukurikiye murebe kuri screen, muraza kuhabona umudame ufashe umuntu arimo kumubatiza. Uri kuvuga ibyo kwimika abagore? Ubwo nyine nje nashaka kugera ahantu biryoshye cyane. None se kwimika ubwo baratinze. Baratinze kuko hari ikintu twari tumaze kuvugaho bita umubyeyi. Yego, buriya umubyeyi w'umugore wabyanga wabyibera nubwo babyise uburinganire, umubyeyi w'umugore hari icyo arusha umugabo mukorera. Buriya nemera ko uburere bundi bwa nyabwo buturuka ku mubyeyi w'umugore. Rero niba muri institution nk'iri yabashyizemo, ese ubundi kuki batabashyizemo kare? Niba leta ireba ikabona umugore ashobora gutekereza abantu benshi, n'ikimenyimenyi mu nteko ishinga amategeko ugasanga ni benshi kurusha abagabo. Yego, 55%. Singambiriye kugaragaza wenda ko ari benshi kurusha abagabo, ahubwo niba icyo cyizere twebwe leta buriya ni njyewe ni wowe. Niba leta twaremeye tukavuga ngo abagore hari ubushobozi tubabonyemo, hari ubunararibonye tubabonyemo, harya ubwo itorero ryo riba rirebaye. Bishatse kuvuga ngo hari habaye kwikubira se, cyangwa bya bindi by'uko muri Bibiliya abagore batabarwaga. No kuvuga ngo abagore ngo oya bari baratinze ADPR, ahubwo barakoze cyane. Dushimira umuyobozi wa ADPR, yaragikoze kiriya rwose ni vi. Bwana Ndayizeye Isaie, aho uri rwose turagushimiye ku gikorwa. Reverend Reverend senior pastor.
senior pastor rwose ku gikorwa mwatekereje itorero rya ADEPR mugasanga abadame barakwiriye kwinjira mu nshingano za gishumba. Iki kintu turakibashimiye cyane. Njyewe ikindi kintu gituma mbona byari bikwiye, buriya abagore ni abanyempuhwe, yego, kandi itorero buriya ni irinyempuhwe, ntabwo rihana ryihanukiriye bimwe by'intozi, rigomba kubanza kugira impuhwe. So muri bwa burere rero abagabo batazi guha abana, abagore nibo babutanga ku gihe cya nyacyo. Yego. Ikindi buriya abagore bifitemo uburyo bazi gukeyaringa. Sinzi niba muri Bibiliya hari ubuhanuzi bugaragaza itorero nk'umugore. Yego. Icyo byose rero bakwiye kuba barabigendeye bakavuga ngo itorero ni umugore. Niba ari umugore nyine kuki umugore twamuhesha ku ruhande? Bazasohoza isezerano rye. Uko gukeyaringa, guhimpanura abantu, kubigisha. Naratungurwaga kujya kumva abantu bagiye kwiga inyigisho zo mu bana ku bantu bagiye gusezerana, byose bakabyigishwa n'umugabo. Ibaze kuki se umugore atabaga hari ngo nawe yegere wa mwari ugiye kubaka urugo ngo amubwire ngo mwana wanjye. Yego. Njye nkimara kubona iyi foto y'umupastori guturuka kuri ADEPR ururembo rwa Muhoza, paruwase ya Muhoza, itorero rya Muhoza. Umubatizo wabaye umunsi ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Umudame ngira ngo murabibona afashe umuntu arimo kumubatiza. Hari ikintu ese ntekereza, urabona abapastori b'abagabo yajyaga afata umudame akamubatiza, kandi rimwe na rimwe hari ubwo byasabaga ko ikiganza cy'umupastori kimanuka kikagera ku mabere, sibyo? Mutantera amabuye. Hari ubwo umudame yajyaga mu mazi, ijipo zikazamuka, bikaba ngombwa ko pasiteri agira ate amanura ikiganza akajya kumanura amajipo cyangwa se amakanzu. Ako kantu ntagatekereje wandi. Igipasiteri none yabigenza ate? Umushumba cyangwa umupasiteri umugabo sha wa mugani. Ariko uziko ari byo, kuko iyo bagiye kukubatiza mu mazi bagukora hano gutya. Yego. Ubwo yaba ari muri ba bapasiteri rero baguye agaporofitira mu kavuyo mu mazi, akajya avuga ati aya mazi kari kujyaho cyane, agasunika, urumva ikindi agatinzayo cyane kugira ngo akomeze yikorere. Kandi ashobora kuvukamo n'ikibazo muzehe akaka ijambo. None muzehe kwaka ijambo ni bya bindi byo mu maguru nyine y'abagabo, agatangira akazamura ijambo gutya bikarangira yaryatse gutya turama ijambo. Urumva ko umushumba wa ADEPR atekereje kure cyane. No kuri ibi turi kubivuga nk'abanaliste, nta handi twabisomye. Ni ikiganiro kugira ngo abantu badukurikiye nabo bafunguka amaso cyangwa se barebe kure. Ukeneye kuganira natwe nawe zaza tubwira ati bimeze gutya bimeze gutya. So ikindi aho ngaho urabona iyo umuntu azamuye umuntu mu mazi, azamuka asa n'uwazindaye, kuko mu mazi ntabura amasegonda atanu amaramo. Uzamura ikiganza akamuhanagura mu maso. Ibaze none ikiganza cy'umupastori w'umugabo kirimo guhanagura umugore utari uwe mu maso, urwego kumuha keya, ari kugira gute hari n'igihe ava mu mazi yatagangaye bikaba ngombwa ko ramwiyegereza. Cyangwa se kwa kundi yuzura umwuka akiterera hejuru, akiterera hejuru. Kandi ikintu ugomba kumenya, aba bantu baba batijwe, sibyo bano bana baba bari batoya, bano bantu baba batijwe baba bamaze iminsi wenda bakurikirana inyigisho no kwigishwa amahame y'itorero, ariko abenshi baba bavuye mu byaha, baba batarakomera. Pasiteri niwe agiye kumubatiza rero agafata ikiganza agakubita hano, hari igihe ya mashanyarazi atangira kuzamuka, sibyo? Reka bikubitane rero na wa mupasiteri nawe watangiye kubirinduka. Bya bintu navuze muzehe atangire kugenda yaka ijambo, noneho nibahura one day, nibahura wa mubatizwa abwire pasiteri ati uziko cyagira ukumbatiza, hari ibintu byamfashe pasiteri, uzansengera ubanza ari intege nke. Pasiteri ati hoya ntabwo ari intege nke kuko nanjye byarabaye, bigomba kubaho. Ikiganiro cyahereye aho ngaho nyine, ubwo already baba batanye bagiye tayari. Eso rero nashimira cyane umushumba
umushumba w'itorero ADPR senior pastor Ndayizeye yatekereje ikintu kinini cyane, ahubwo nibajije aho abandi batabitekereje igihe cyose gishize imyaka 85. Erega uyu mushumba yaje ari igisubizo kuri ADPR. Urabona ndumva ni muri 2021 biba aribwo iyi komite yagiyeho niba ntibeshye. Yahise atangirana n'ikintu bita urugendo rw'impinduka muri ADPR. Yaravuze ati njyewe iyi manda yanjye nkiyiriho ntago nzigera ntuza n'impinduka day after day, impinduka ariko atazahindura n'ibindi bintu bizima ngo ni ukugira ngo habeho impinduka kuko hari igihe umuntu uza ashaka ngo impinduka kugira ngo abone ko hari icyakozwe cyahindutse nyine akazana n'ibintu bitaba. Ariko nk'ubu na ejo bundi ninjye wakoze inkuru igaragaza ibikorwa ADPR imaze kugeraho mbere y'uko umushumba wa ADPR akora iriya press conference. Kuko bariya bo nibyo se bariya bakoze ibyo narangije gukora kera. Ujye kuri sioni.rwa basanga inkuru imaze hafi umwaka ugiye gushira, ariko izindi urazisanga zimaze icyumweru, kuko ndumva hashize icyumweru kimwe akoze press conference. Narayibonye icyo gihe rero twari twahuye n'umuvugizi i Rubavu, senior pastor, twahuriye i Rubavu ambera honnête, ni umwana mwiza cyane, ariko buriya umugabo bamwita umwana mwiza cyane. Oya nibyo, n'umwana mwiza ntabwo tuba tuzi ko ari umwana, simbe nubahutse. Oya iyo ni imvugo isanzwe. Mu bikorwa bagezeho ubona ko bibanze mu kujijura abantu, yego, kugira ngo igihugu nacyo kigire umuturage muzima. Icya mbere batangiye kwigisha abantu gusoma no kwandika, icyo naragikunda muri ADPR. Yes, birakorwa, n'imibare irahari, ugiye kuri iyo nkuru wayibona, imibare y'abantu bamaze kwigisha kugeza uyu munsi. Koko yego, byose birimo muri iyo nkuru nabishyizemo. Hazagira umuntu uzaduha ubuhamya. Urasangamo ibikorwa byo kwiteza imbere mu buhinzi, batanze amafumbire cyane. Urasangamo ibigo by'amashuri bagiye, nuvuga ngo ADPR kuri iyi ngoma iri kugaragaza umusaruro n'umusanzu munini cyane ku mwenegihugu, kandi buriya umukristo muzima nuwariye. Kuko ntiwaza kubwira abantu Imana ngo irambika utambaye. Ariko no muri mission ya ADPR ngira ngo ako kantu karimo guhindurira ubuzima umuntu mu buryo bwuzuye, uburyo bw'umubiri n'uburyo bw'umwuka, holistic, hifashishijwe ijambo ry'Imana. Buryo bwuzuye urumva ni uburyo bw'umwuka no mu buryo buri physique. Yariye neza, yambaye, kandi rwose umushumba icyo kintu kigarukaho cyane. Oya, biri mu byo bahagurukiye bashyizeho. Kera twaribazaga ngo ni gute umwana w'umupasiteri abura minerivare yo kwiga, ariko uyu munsi babashyiriyeho ikigo cy'inguzanyo kibafasha koko se. Ego komanda, uzajye kuri ADPR kuri Dove, yego, niyo ofisi ya mbere ihari. Ego, ikigo kiguriza no gufasha abantu, abakozi ba ADPR. Urumva rero ubu ibintu biraryoshye. ADPR kiryoshye, biraryoshye. Nawe mba mbona bazagusengera. have udatuma, ntabwo uzi, dore nabaye na perezida wa korali udatuma banyaguza. baririmbye mukande subscribe mwihuse, udatuma banyaguza. Abaririmbyi ari ariko uzazana abaririmbyi bawe baturirimbire. Tuzabipanga kabisa, dukora igitaramo. Dukora igitaramo, ibyuma bya muzika ndabifite rwose, tuze hano bataramira abantu. Ariko urumva insengero zirimo gufungwa. Iyo insengero zifunzwe rero abantu bagomba gushaka indi mini yo gukora ivugabutumwa. Ni ukuvuga ngo evangelization ntabwo iri mu nsengero gusa. Twe tuzana kamera tugashyira hariya abaririmbyi bakaririmba, ahubwo ni naryo vugabutumwa rigera kure. Ko ahangaha umuntu uri muri Amerika yumva ubutumwa bwiza, n'uri heya kumva ubutumwa bwiza. Ahubwo next time weekend itaha tuzaturi kumwe n'abaririmbyi korali. Oya, nubwo ndi perezida hari igihe nabyemeza ugasanga umutwe ze. Yego, ariko ari umutwe umuntu we. Yes, twari tukiri kuri ADPR, turimo gushima rwose. Njye wavuze gushima, nkimara kubona iriya foto
urabizi ko rwose icyo gushima tujye tugishima, icyo kunenga tukinenge. Kubona umupasiteri w'umudame ari mu mazi arimo kubatiza, ibi bintu twabikunze, twabishimiye, Imana ibahe umugisha kabisa. Kandi ADPR ikomerezaho, ADPR rwose hari icyo ndi gukunda rwose, kuva mu kintu cyitwa rutine, kwizengurukaho, abantu bagahora mu bintu bimwe bidafite 12 mu busutwa. Kera ADPR bari bazwi ko ari abantu bakennye, batiga, batarete nyine badasobanutse, ariko uyu munsi urumva ibintu bimeze neza, ibintu biraryoshye. Umushumba wa ADPR vraiment ni bien. Yego. Ngira ngo ikiganiro cyacu tukatuza no gushima twagisoreza aha ngaha. Turashimye. None abantu wifuriza Noheli nziza ni nk'abangahe? Nka babiri. Ndayifuriza umukunzi wanjye wenyine. Mwabyumvise? Kuko tutangira hano twavuze tuti twifurije abantu bose Noheli nziza. Yego. Iyo umwihariko rero muri abo bose ni umukunzi wanjye. Yego. Umukunzi wawe ushaka kumuvuga amazina cyangwa uzamuzana kuri kamera? Se buri ibyo birihutirwa bitwaye iki ikibazo kireye? Nzamuzana tuvuye mu murenge. Ejo bundi tuvuye mu murenge nzakubwira rwose. Umurenge tuzazane kamera tubereke abakunzi bacu rwose. N'ubukwe ubukwe bwanjye nshaka kuzabukora nk'igitaramo. Dore mwabantu mwe Didas afite ubukwe. Ahubwo bantu mwerere dufite ubukwe abantu muri diaspora dufite ubukwe. Ahubwo bantu mwerere Didas niba ari ikiza umuzi, ariko abantu bakuza ahantu hatandukanye. Ko mu biganiro twagiye dukora nagiye mbona abantu bandika ngo umuhungu turamuzi ahanana yakoze ahanana, analyste mwiza, nakoze ahantu henshi. Buriya rero kugira kwandika amateka ni byiza, amateka meza. Kwandika amateka meza ni byiza. Byose ni Imana. Na rya torero twakubwiye, buri hari ibintu udakora kubera ko itorero nyine ryagwaye umurongo, nabo bakaguha umurongo muzima, bigatuma nyine ufata umwanzuro wo kubaho nk'umuntu wa nyawe. Yego. Okay. Good. Nanjye ndabashimiye. Inyuma ya kamera nari Jean d'Amour. Tuzahora ku kiganiro cy'ubutaha, tukande subscribe niba utarabikora ukabyarawe. You can subscribe, ntabwo ari amafaranga uduhaye nk'uko abantu benshi babyibwira, ahubwo ni uburyo uba wowe ukoze, nicyo uba ukoze ni ukugira ngo ujye ubona notification cyangwa se bakumenyeshe ko twashyizeho video, noneho uze kugira gute kuyireba. So turagushimiye rero. Ushobora kuba usoje uyu mwaka utameze neza, urwaye se cyangwa ufite ikindi kibazo, ariko uko biri kose ntabwo ariko bizahora. Tujya abantu n'abasengera. Didas ni umukristo, nagashyizanye hano none reka dusenge. Yego. Urakoze Mana nziza, urakoze ko wabanye natwe mu kiganiro, aho tutavuze ibiguhesha icyubahiro utubarire, kandi dusengeye abadukurikirana bose kugira ngo ubahe umugisha kandi ubambike imbaraga, ujye ubabashisha muri urugendo rutoroshye rw'iyi si turimo. Ngaho rero reka ibyo twavuze bishimwe nawe, kandi n'abantu babyumvishe bibabere impamba n'inzira nziza yo kugenderamo, kugira ngo baze kuzakubona amaso ku maso muzaba ugarutse gutwara itorero ryawe ryera Imana n'ivuga. Urakoze rero, duhe umugisha n'abadukurikiraho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.